umugirwa hagati wa Kigali mwe muduteze amatwi muri kutwumvira mu bihugu byo hakurya y'amazi magari ngo ndavuga Amerika, Buraya, Aziya n'ahandi hose, Australia. Reka mbifuriza igitondo cyiza cyangwa se umunsi mwiza. Ubuntu bw'Imana bukomeze kubana namwe aho muri hose kandi mukomeze kugubwa neza. Ngize gutya nongeye kwakira kuri kamera musanzwe mumuzi bamwita Ntaganzwa Peter. Peter namahoro. Ndashima Imana. Ushima Imana n'abantu nkabangahe bake? Bigoyera muri iyi minsi uragoye. Ariko abumva nabo bakwiye gushimwa nyine ubwo nabashimye. Reka da. Hari abantu umenyana kagira ngo nta nubwo bakuzi cyangwa se hari n'abantu wisanga mukumva nyine sinzi, ariko ndabumva nyine nkwiye kubashima nabo biyumvise. Hari umuntu ujya kumva ati ndi gushima Imana n'abantu bakeya? Sinzi umubare. Sinzi umubare da. Ariko abo gushimwa ubwo bariyumva. N'abatari abo gushimwa nabo abiyumva ntabwo twabaca ku ruhande. Gusayoberwa niba nyine umuntu agushima cyangwa atagushima. Niba kunenga. Niba kunenga cyangwa atakunenga niba biberwa. Reka bigiza nka. Okay, tugize gutya rero ni tariki ya 38 siko nta kimenya amatariki ageze. Turi mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere, ubundi ngo uyu muntu asoje ukwezi kwa mbere like ku mwaka ba yawusoje. Sinzi biragoye. Abura amezi 11. Ariko mu kwezi kwa mbere niho hakunda kuza ibibazo byinshi bitandukanye. Ariko kwezi kwa mbere kurangiye ubundi agora gutangira. Rero ubwo kurangiye wenda Imana ishimwe. Ariko guhitanya abantu. Guhitanya abantu ni nacyo ngira ngo tuje kugarukaho. Gahunda yo guherekeza no gushyingura umuvandimwe wacu Eric yamaze gushyirwa ahagaragara. Hari kwibaza ngo mbese azajya gushingirwa muri Amerika, azashingurwa hehe? Birangiye ashinguwe i Nyanza. Erega biragoye. Biragoye ko wafata umurambuka ujyana muri Amerika. Kandi afite igisanira cy'amaraso y'u Rwanda avuga Ikinyarwanda. Biragoye cyane. Ariko nyine biba byanarangiye, ntabwo twakwiye kubitindaho cyane aho yashingurwa hose. Ariko nyine byasaba byasaba amafaranga menshi kugira ngo ajye gushingurwa muri Amerika. Gahunda yo kumuherekeza rero ikiriyo kiri kubera i Nyanza ya Kicukiro mu gikari cya Nobleza Hotel ahitwa Simaza Villa Guest House. Mu ndorerwamo yawe nubwo tutarabasha kuba twahagera, urukumva abantu bari ku kirungu niziye nkuru urumva byifashe gute ukurikije ukuntu umwana yapfuye urupfu rw'agashinyaguro? Nta yindi nkuru yari no kuvuga ko umwana nyine mu Kinyarwanda arakenyutse. Agiye ari mutoya, agifite byinshi byo gukorera igihugu. N'umuryango we ndetse n'abari kuzamukomokaho kwa abo yari kuzabyara. Urumva agiye kare. Agiye kare kandi agiye mu buryo budasobanutse, butapfa kumvwa na buri wese. Nanjye ku rwanjye ruhande sinzi umuntu wanditse muri comment avuga ngo bizakimva n'urukiko, ariko natwe turi abantu bakora analyse turebe ibintu ukuntu biba byagenze. Ariko umuntu wishe umuntu kuriya namwe murumva ko nta wamukomera amashyi, nta n'uwamubwira ngo nta kundi. Ntabwo navuga nta kundi byewe, ahubwo navuga ko atari igikorwa cyagakwiye cy'ubumuntu. Nk'uko nabivuze mu kiganiro cy'ubushize. Ntabwo bikwiriye nyine, ntabwo bikwiriye uko waba uri kose, ibyo waba uri gukora byose, ndetse n'umujinya waba ufite wose, nta burenganzira ufite bwo kwambura umuntu ubuzima kuriya, ukanabikora mu gikorwa kimeze nk'agashinyaguro. Ubuzima burahenze wa muntu we cyane. Uzi kuba baragutwise amezi 9 ukagera aho ugiye gukorera umuryango wawe n'igihugu cyawe, umuntu akaza akakuvutsa ubuzima mu buryo nka buriya. Icya mbere yari akiri mutoya, kandi burya abantu bavuga ko umuntu mutoya aba ari umugisha ku bantu bariho n'abazavuka. Yego. Urumva rero kuba agiye angana gutya, byewe n'urupfu ntabwo rwarambabaje pe. Rwarambabaje cyane, ndetse ngatekereza ko ku rwanjye iruhande afite kubabara. Twigiye tunasangira noneho mwibazo abantu basangiraga ibibazo inshuti ye, urugero yari hafi ye, umukobwa inshuti ye, wibaze umubyeyi we
wibaze inshuti babanaga mu kazi igikomere bafite kubona amaviza yo kuza gushyingura biragoye urumva rero ni ugukomereka harimo gukomereka mu buryo bwinshi biragoye ko yava noneho imitwe y'abantu noneho icyo ngiye kuri ibyo sinzi uwanditse aravuga ngo yaba imyaka igumirayo ariko nawe umenya nyine iminsi undi arambwira ngo umenya uyu muhungu wamwishe yarabigambira akiri muri Amerika bakanazana mu modoka disi icyo gitekerezo kiriho urumva umuntu muragendanye reka mbwira abantu badukurikiranye umuntu ni mugari nabo mwiga ngamumenye umuntu mugana yagukinze ikintu gikomeye unagusekera njya mbwira abantu ngo amenyo ni amarido burya ugiye mu nzu ufite kubona amarido ariko birahuri ariko burya icy'ingenzi kiri mu nzu n'indani rero umuntu ubwe hari igihe akwereka ko muri kumwe akagusekera akakwereka ko inshuti ya hafi ariko mu mutima wabitse ibindi abitse ikindi kintu abitse igikorwa kibi cya kinyamaswa ariko utapfa kumenya ko akibitse n'icyo akugambiriyeho burya abantu bavuga ko cyangwa se abahanga bavuga ko umurozi physical appearance ntabwo upfa kumumenya akunda kwiyoberanya kwa numenye icyo agambira ndetse abarwa nk'indyarya mbega umuntu w'indyarya umuntu ukwereka ko muri kumwe ariko mutari kumwe dufite abantu batweretse ko badukunda nyamara imitima yabo bavugisha ururimi ariko imitima iri kure cyane ahubwo bagambira mwamara gutandukana ku ruhande akaba yakufatira n'umwanzuro wo gupfa utabizi niho wumva abantu bagambaniranye ku muntu yakugambaniye abantu nabo bakora ibikorwa by'ubugome sinzi hari umugore mbonye bamaze gukatira ejo bundi igihano cya burundu wishe umwana uriya mwana yishe umwana none arangira ajya ku rukiko akajya yisaza akigira umusazi ngafite ikibazo cyo mu mutwe afite ikibazo cyo mu mutwe kuko ise mbere kuko atasaza ahubwo ajya kumwica ngo ibyo bisazi bimubuze gukora icyo gikorwa ariko nabyo byanashoboka amaraso akamwomokiramo agahita asara birashoboka reka mvuge ko amaraso yamusaza ariko nanone hari uzarebe ko adakira ubwo bamukatiye burundu igihe kizagera kiri nose Peter ugira ngo uyu muhungu wishe Eric Mugisha we agahinda gakabije ntikazamwicira muri gereza hari byinshi ari gutekereza wundi mbwa ari gusuzuminga abo tina uyu mwanya nta mahoro afite uwapfuye we urugendo rwe rwarangiye usigaye none reka nkwereke ikintu gikomeye wapfuye yaruhutse yarangiye nubwo twe dusigaye tubabaye we yagiye ready nago agitekereza ariko uwamwishe uba afite amarira mu mutima afite ikimwaro isosiyete afite n'ipfunwe rikomeye ndetse mu rwe ruhande n'ubugingo ndetse akumva ati sinabubona gute kubera yuko yakoze igikorwa cya kinyamaswa kidakwiriye umuntu ubundi nta muntu ukwiye kwambura umuntu ubuzima ntabwo bikunda niba umuntu ubona bidashoboka muhungu ugende irukanka jya kure yiwe niba ufite umujinya mwinshi igendere hunga agenda nyabwira abantu uri mu rugo uri gutongana n'uwawe nta gisubizo gihari nta gisubizo ari ukurambura amaboko ngo urwane nta gisubizo ari uguhita ufata mu mashinga cyangwa se ngo ugere ku gikorwa cya nyuma gikorwa n'inyamaswa noneho hari ikintu kitangaje uzi ko burya umuntu akubwira nabi haze akanakugira n'abashonje wanamugaburiye rimwe na rimwe wanamugaburiye mwasangiye none se uyu si bari basangiye si wanditse ngo barapfa abakobwa muri kino gihugu ni benshi no hanze yacyo hari abakobwa benshi nyuma y'umuntu njya mbwira ngo nyuma y'umuntu hari undi nyuma y'umuntu hari undi umuntu wese ku buzima bwawe nyuma ye haba hari undi twageze abantu badukomeretsa ariko ntabwo twapfuye hari abatubwiye ngo nimwihangane hari abatubwiye ngo komera hari igihe umuntu agufatira umwanzuro mwasanga ukibaza uyu muntu afite umutima wa kimuntu rero mu buryo bumwe bubi umuntu akoresha ni ukubona umuntu wahaze akubwira nabi kandi burya Google reba ikintu gitangaje nta nyamaswa yakurya ihaze niyo yabishonje bura nta nyamaswa ipfa kurya umuntu gutyo buri nyamaswa mubi ni umuntu burya nta nyamaswa yakurya ihaze ari ingwe ari intare
yakurya ushonje iri gushaka umuhigo, ariko utinya umuntu akakurya akakwica anahaze akaba yakugira nabi ahaze. Iyo ari mu gihe kiza nibwo abona uburyo bwo kugambana no kukugira nabi. Abenshi bati uyu musore Eric hari ugupfa wiyahuye, hari ugupfa uzize accident, hari ugupfa mu bundi buryo, ariko uyu nguyu we uburyo yapfuyemo ubuhamya bwe wamwishe yari umuririmbyi mwiza muri korali. Nicyo ndi kuvuga. Kandi sindasohora ukuri ngo nguvuge. Mu nzu y'Imana aho kugira ngo hano hakuru ubumuntu basohokana ubumuntu batanga ubumuntu hanze. Umuntu uwo mu nzu y'Imana asohokanye igikorwa cy'ubunyamaswa ni Yesu yakiriye, ni Imana yakiriye, cyangwa hari ibindi bintu runaka abantu bafite ahubwo bicaranye ku ntebe zo mu rusengero ariko bafite imitima mibi bibadindije bikabasubiza inyuma. Kuko biratangaje kubona umuntu usenga afata igikorwa cyo kugira umuntu nabi. Ubwo abapagani bo bazakora iki? Abadasenga bazakora iki? Niba umuntu usenga agira afata umwanzuro wo kugira umuntu akagambana mugenzi we, baziranye kuri byinshi, basangiye abantu basangiye, abantu mwasangiye igaburo ryera, bakurirana indege. Abantu reba nk'uyu Eric baze buriranye indege, bararindirana ngo baze mu kiruhuko, ariko ikintu gitangaje banage mu kabari basangire, banamuga inama ati wa muhungu witwara imodoka wasinze, kandi amategeko y'u Rwanda ntago yemera umuntu utwaye yagize gute yasinze yanyweye inzoga. Abarimo riske ebyiri, kwangiza ubuzima bwawe n'ubw'abandi. Baramukaruma abireke, arabyanga, birangiye yakoze ikorwa nk'iki gitumye abanyarwanda ducika umugongo, twumva inkuru, tuvuga ibyo tutakabaye tuvuga. Simba ndi hano ndi kubivuga, tuba turi kuvuga ibindi, hari inkuru nyinshi twagakwiye kuganiraho, dufite ibintu byinshi byakwiye kuvugaho. Iki ni igikorwa cyateye ababyeyi nimba, ababyeyi bacitse umugongo, abavandimwe banyakwigendera bacitse umugongo, kandi none kibabaje ngo umuhungu arasenga. Ubu gusenga, niba dusenga Imana hamwe itaduha umutima wo kugira umuntu bwuzuye no kubabarira no kwihangana no kugira ibikorwa bya kimuntu, urambwira ko uko gusenga kwacu kumaze iki? Iyo mitima mibi tuyikureka tuba mu rusengero, ubwo bugome tubukurahe kandi tuba mu rusengero, uko kutihangana tugukurahe kandi tuba mu rusengero. Sinzi uwacu wavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo abantu barakareye abantu kurenza uko Imana yabarakariye. Ugasanga umuntu arusha ubugome, afite ubugome burenze, nari ngiye kuvuga ngo afite ubugome burusha ubw'Imana. Imana nta bugome igira, kuko ibugira yahera kuri abo ngo bafite imitekerereze ipfuye. Ukibaza ni gute umuntu asenga, uyu muhungu wamureba physical appearance, ni umwana mwiza w'igikundiro cyane, ndetse uteye impuhwe. ahubwo ndibaza nka sheri we wakundanaga nawe, ntawe yari afite, kandi mu byo bapfuye harimo n'umukobwa. bireka ingeso nimbi. Ingeso nimbi ibyo tubyihorera, ariko ntabwo muri analyse yanjye simamya neza ko yarageze ko hari igihe wasanga yari gutendeka wa kabiri cyangwa n'uwa gatatu n'uwa kane, kuko amafaranga aroshyanya. Ibi byose ni umurengwe. Iyo uri ufite amafaranga ukabona gutya, ahubwira ngo akuyobore mu nzira yatuma ukora ibintu byiza, ugakora igikorwa. Abantu banyuve abajacinga ukwabo, sishyigikiye uyu muhungu yapfuye, gugunwara imodoka, gukandagira. Nabonye abantu bakora impanuka, gukandagiza umuntu ipine, ntagara ako kanya ngo ahita apfa. Ababariramo imbere, ntashobore guhumeka, agapfa yumva papa, agapfa yumva, akababariramo bikarangira. Noneho atekereza ngo unyishe inshuti yawe, kandi abantu muzi neza ko ubwo yari yarivugiye ko azagira gute, azamwica. Tujye tuvuga iby'ukuri. Umuntu urengera iki kintu akaza kuvuga ameze nk'usigiriza. Bibiliya inemera ko abanyabyaha bakwiye guhanwa. None umuntu ugera ku rwego rwo kwica umuntu arasaba imbabazi, ndetse kandi yapfuye arasaba imbabazi umuryango.
nge ndi gutekereza ku muryango w'uyu mwana Ngabo Eric. Iyi nkuru kuri papa we na mama we cyangwa se ku bafamiliye be ba hafi iki nicyo bita gucika amabere n'umugongo. Yes, uku niko iki nicyo bita gahinda. Umwana aje kubasura asuye imiryango, nta nubwo arababona. Yego, nta nubwo arababona. Barangira bumvise inkuru ngo yaraje gupfa kwa yaraje gupfa nicyo bivuze. Hari icyo bindi bisobanuye, hari igikorwa akoze ntacyo, ahubwo araje inshuti ye. Kandi ikintu kibabaje ni ukumva inshuti yawe, kuko nk'ubu uramutse turi gukorana gutya mu kazi bitandukanye, urangije urangambane Peter apfa, ndabimenye none kuki. Reka nkubwire, hari abantu batandukanye, kuki yahisemo uyu nguyu akaba atwara. Ese ubundi kuki atanamuhushije nibura nkuko twabibonye kuri Wizo umugore wamugonga akamuhusha? Oya, wenda umunsi wari wageze, reka tubivuge gutyo, wari wageze ngo uriya bari umucyura, uriya niwe Satani yanyuzemo kugira ngo yica. Ariko ngira abantu umutima muzima udakorera Imana by'ukuri, umutima wa mbere ugeze mu rusengero ugomba guhinduka muri kamere. Dufite ibikomere byinshi byatuma dukora amakosa, ariko kandi tumaze kwakira Umwami n'Umukiza Kristo yaduteye imbaraga zo kwihangana. Kamere yose wangereka uko warakara kose nakwiruka, aho kugira ngo ndambure ibiganza byanjye, ubu ibiganza bye byuzuye amaraso, kandi amaraso y'umuntu nashaka bazamutekera ibyo bimeze bite, nta mahoro ateze kugira. Aho yakwicara hose, aho yaryama hose, ubu buzima bwe bwose bwariye kuri iyi myaka y'ishayo y'umuntu buzarinda burangira nta mahoro ageze. No muri gereza hafungiyemo ibisambo, hafungiyemo abishe, hafungiyemo abarozi, abasambanyi, hafungiyemo abantu bagiye bakora ibyaha bigiye bitandukanye. Ibaze gufunganwa n'uwo muntu wafashe icyemezo cyo kuvutsa mugenzi we ubuzima. Urumva nibyo ndi kubwira, azarinda wava mu isi uyu atagize amahoro. Hari akarima kavuga ngo we bihagije uradusezera ntitwabimenya umukoro dusigaranye ngo no kuzahura mu gitondo cy'umuzuko. Ntekereza ko nubwo uyu nguyu wenda yaramuka ntitwamucira urubanza, ariko urupfu rwe rwarahuranyije abasinzi bose, siko biri. Rwarahuranyije. Hari ahantu nge neza yakorohoye, hari andi handiri ngiye kurwanga iruhande, ndabyizera. Ndizera ko kwicwa kwe, gupfa kwe, Imana iramwakira, kuko amarira asigaye abantu barira, abantu bavuga ko yavugaga amagambo make, atakundaga kugira amahane, atagiraga amahane. Ndakurahiye Imana ireba ibi amarira y'abari mu isi ikayaha agaciro. Ariko icyo ndi kuvuga, muntu uhemukira undi, igihemu kikubikira umubabaro. Satani arakosha, yamara kosha, yamara gukora ikintu kazasigara wicuza ubuzima bwawe bwose. Abantu bankurikiranye, ntacyo uri cyo na kimwe, nta n'uriwe n'uyu n'umwe, nta butunzi ufite n'ubu na bumwe bwatuma uvutsa umuntu ubuzima. Nawe uri umunyorogoto, ejo uzapfa, nakurama kwawe guhari, ayo waba utunze yose uzaga mu gitaka uzabora. Gerageza ufate mugenzi wawe nk'ikiremwa nkawe. Ufata umuntu ukiha uburenganzira n'ububasha bwo kumwambura ubuzima. Masikini, ufite ikibazo gikomeye mu mitekerereze, kuko urebe abantu umuntu ufite ubugome nk'ubu, niba ntacyo ufasha umuntu umureke, sibyo? Niba ubona ari kwitwara nabi akubangamiye, muhunge. Nkuko bivuga ngo umunyamakenge yabonye ikibi kije arakikinga, ariko umupfapfa wagitegera iki? Amaboko akagihobera rwose. Uyu muhungu yagiye asize Musanze n'ubwo ijoro rye burya ryari ryageze, ntajye muri kariya kabari saa 8 z'ijoro, ntago inkuru yakabaye iriho. Kuko nicaye hano turi kwiganirira, mukanya uzamuye kamere nazi iyo zivuye, naho kazamuka, ntagire uwiruka. Ndangije nicyo kaba cyanzanye. Abantu bari gusangira babanganye. Twagiye tubona abantu basangira bagarogana, bari kuri table imwe, bakarogana, ugasanga umuntu arapfuye, umwe agashiramo ngo supaguru, agashyiramo supaguru akamwica. Dodurutse kubibona rwose hano, umuntu agapfa rwose bikarangira. Rero mpamya neza ko umuvandimwe yagiye mu kabari atagiye gusinda nawe ngo arwane.
ariko wibaze ye mwumva muri analyse yanjye umuntu avuye hasi bamaze gutongana agiye mu modoka agiye kugonga umuntu ariko none mwebwe ntabwo mwumva kino kintu mwumva nk'aho ari ikintu cyoroshye twatoye ibuye se cyatoye ibuye cyatafashe inkoni wakajya mu modoka akatsa imodoka agashyiramo vitesi akagonga umuntu akamwica ni inzoga ariko nanone zari zasembuye akari kamurimo mbo nukuvuga ngo ni ibintu yari yaragambiriye mu mutima byari bisanzwe bihari ge niko mbibona niko mbikeka sinzi ko uko twabivuga ni igikorwa cya kinyamaswa kidakwiriye umuntu kirenze ukwemera kiriya gikorwa kirenze ukwemera noneho igihe abantu bapfa bagatari ku muntu mutoya nta mwana ukiri mutoya ntaki igihugu gitegereje wavuga ngo asize iki ku isi umuryango umutegereje umusaruro yarageze mu gihe cyiza cyo kugira umumaro umuryango we ariko birangiye ubuzima bwe butagenze neza ntabwo bwenze neza kandi kurwange ruhande nawe inkuru itababasha nibwo yageze igihe cyo kurya amafaranga no kugira abafasha nibwo yarageze icyo kurya amafaranga no gutera imbere no gukora agatera imbere akagura kubaka agashaka akabyara umuryango ukamuboneraho ibyishimo n'amahoro kagenda neza kandi pe yari urabona ko ari umuhungu wari uciye bugufi yari smart mu mutwe wabonaga uko mubona physical appearance ndetse n'ubuhamya bw'abantu mukajya turaza ko ubuhamya bwiwe mu gihe kiza kuza turaza ko ubuhamya bwiwe ku bantu bamuzi ariko yari umwana mwiza ariko ntekereza kugira icyo umuntu avuga ko umuntu wapfuye gutya ari ikintu gikomeye burangiye ngira umutima woroshye sinabona ibyo mvuga amarira yatema biba bigoye cyane biba bigoye buriya igihe twigiye twagera umuntu maneke yari inkuru umuntu ntabwo ariko nicyo avuga ntabwo ariko nicyo avuga ariko nibyo atambutsa burya umuntu upfuye gutya mu buryo butunguranye noneho bwa kinyamaswa ntabwo binezeza imitima ntabwo binezeza kereka kuri inyamaswa nyine ngo byakuneza kumva ni igikorwa cyoroshye ari wa muntu wari utanga icyizere muri sosiyete mu muryango aho ariho hose kandi noneho yaravuye muri Amerika aje ntawamenya yarafite imigambi myinshi turaza kubimabuka mu masaha ari imbere kuko kuri 31 ni umugoroba wa kwizihiza ubuzima bwe hari byinshi bizahavugirwa hariya Kicukiro Inyanza ya Kicukiro hazabera umuhango wo kumuherekeza bwa mbere urumva rero hari byinshi umuntu aba afite mu mishinga ariko birangiye nyine inshuti ye imwambuye ubuzima Satani ayikoresheje nyine sinzi birababaje ariko reka nkomeze imiryango ye abasigaye umuryango we inshuti ze za hafi zitandukanye Imana bakomeza imitima bakomereza umutima buri wese yihangane inshuti bene data umuntu ageraho akabaho ariko namenye igare rye aho rizaturuka ariko muri bimwe biteye agahinda ni ukubona uwawe cyangwa se umuntu wawe wabonaga uri kuzamuka mu iterambere ahise apfa ni abana bakoreye mu nkambi mu buzima bukomeye buryana bw'inzara bw'izuba bwo gusitaragoringa mu buryo butandukanye rero kuba atashe agiye yarageze mu gihe kiza cyo kwishakisha no gutera imbere imiryango ye nimukomere nimwihangane tuzahora ku gitondo cy'umuzuko tuzongera tumubone kandi Imana idaca urwakibera imuhe gutura ahantu hari amahoro imuhe iruhuko ridashira imuhe kuruhuka ariko usigaye wakoze kino gikorwa nabwira ngo nubwo dusaba imbabazi ndumva ku muntu wiciye sinzi igihe sinzi ukuntu mbibona nawe wamuzana buriya hari ibyo yavuga ari kwicuzaho byinshi cyane nawe wamuha mikoro ngo avuge nuko atabona icyo avuga ese ubwo yavuga iki
bakoresheje umurongo muri Bibiliya iboneka mu Bakorinto ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 8 uvuga ngo nyamara dukomera umutima kandi icyo turushaho gukunda ni ukwitandukanya n'uyu mubiri kugira ngo twibanire n'umwami wacu. Amen. Ikintu kinejeje muri ibyo ngibyo jambo narisumye rambwira ngo ubugingo twapfuye ku bwa Kristo ubugingo bwacu yishamwe nawe. Yishamwe na Kristo buriyo. Muri ibyo yaremye ngo ubu ndashinganye ngendana amahoro ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye. Rero muri kimwe nizera iyo dupfuye twarakoze neza tubana n'Imana. Hanyuma ikintu kinezeza Imana nuko umuntu apfuye ari inzirakarengane. Yego inzirakarengane Imana ikunda irayakira kuko yo Bibiliya iravuga ngo irengana abarengana kandi ikabacira urubanza rwiza nyine rukwiriye. Rero uyu mubiri igihe kiraga tukawutakaza nkuko byanditswe. Igihe kiragira ngo tukawutakaza kandi mbwira umuntu wese wambaye umubiri mukawiratane ntugatume wishyira hejuru ntugatume usuzugura abandi umubiri. Umubiri ni nka teremusi urayibona. Teremusi burya igira agaciro ugipfundikira igashyushya ibintu ariko burya akantu katobaye cya kirahure kirimo imbere nta kindi bakora no kujugunya muri nta no kuyisana bibaho hafi nago bayisana. Rero umuntu wese ufite umubiri amenye ko ari ifumbire y'ubutaka. Ni ifumbire y'ubutaka nta mpamvu yo kuwufata ngo ugire umubiri ukomeye kandi urebe ikintu gituma abantu bakora amakosa n'ubwibone n'ukwirata n'ukwimva ko ari abantu bakomeye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi bakiyumva mu buryo bwafatira abandi imyanzuro mibi ariko batazi neza ko nakurama kudapfa ubuzima bwose burapfa. Rero rinde gupfa uhemutse irinde kuzapfa ukurikiranywe urubanza rw'amaraso irinde kuzapfa ukurikiranywe ubuhemu. Amwe mu makuru ahari yuko uyu musore ngo bagerageje no guhamagara ambilanse ari kwihagera basanga yamaze gushyiramo umwuka. Ndugu yangu iyo nabikubwiye niyo umuntu agikandagirwa yapfuye ababaye. Iyo umuntu agikandagirwa n'imodoka ipine iguciyeho umenye ko nta mapine abiri imwe ukanagira indi ikurikiraho hari uguhita umenekeramo imbere nta mwuka uba ugishobora kuzamuka ufite no kuvuga ariko n'utungutse ijwi yarasambye kandi umuntu asamba ababara. Umuntu asamba ari kubabara ni nko gupfira mu muriro. Gupfira mu muriro icyo ni ikindi kintu kirenze. Apfira ababaramo imbere yego yapfuye ababaramo imbere uyu muvandimwe nyakwigendera. Hanyuma iyo ambirasi bayihamaga iminota ingahe imodoka ikimara gukandagira ntago waba ukiri. Reba ubugome bw'ubunyamaswa aho kugira ngo nibura arogerete avuga ati kansubira inyuma ndebe ko yabagitera kuko amugeze no ku bitaro ahite abantu none se urumva yasubira inyuma gute ahubwo agende yirukanka kuri polisi. Nicyo kintu cyari gikeneye cyane. Inyamaswa wagira ngo yaraswa yamurangije byarangiye. Mwese aragiye kwirega iki yarazi byakoze uri kumuganga ijya kwirega kuri polisi yagonze umuntu agiye kwirega ko yasinze se cyangwa agiye kwirega ko yagonze umuntu? Agiye kwirega ko yagonze umuntu arabeshya ngo ni umuntu uza ngo ni umumotari ngo agonze. Rero ni ibintu bwari yagambiriye. Tutaragira kuri loving memory yiwe gahunda yo gushyingura ndabona bamaze kuyiduhereza ndayifite hano. Ndaza kwibasumira kugira ngo baze kuba bayumva n'abantu muzabasha kuba bajya gushyingura guherekeza umuvandimwe gufata mu mugongo basigaye cyangwa se abanyamahanga mudukurikiye muzabasha kubikurikirana live kuko Iris Rwanda ndabizi Peter azaba hatubereye dusangiza uburyo bwo guherekeza umuvandimwe uko bipanzwe. Iyi gahunda y'urupfu rwe yajemo Godfather ndetse na Muyango. Ngo babanje ngo gupfa na Muyango ngo bashaka no Muyango ushaka no kubaryaho amafaranga. Sinzi niba ibintu wabyumviseho. Ntabwo nabyumviseho ariko mugiye mureka gushinyagura umurambo. Iyo umuntu yagiye no bamugekaho byinshi. Bajye bareka gushinyagura. Teoje nagenda hajeho tuntu twishinu yaragiye batangiye kusoma tuntu twishi Godfather na Muyango ubwo ngo harimo akagambane kabo se niba karimo bomure Rib na iri maso Rib iri maso biramenyekana na uremereye muri bo buryo amategeko atamushobora. Ku cyumweru saa 12 kugeza saa 1 gufata umurambo mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kacyiru ubwo
twaba tuhabaye turareba uko bimeze. Ni biriya bitaro by'abapolisi buriya Kacyiru. Abatazahagera tuzaba tuhabereye tukurikirana kuntu kandi ziri gutambuka. Saa 2 kugeza saa 3 gusezera mu rugo Nyanza Kicukiro kuri street number 07 byumvikana ko ahangaha hariho ababyeyi be buriya bari batuye. Yego. Hano muri Kigali urumva ababyeyi buriya hari ukuntu umuntu amara kugira udufaranga akabakora nko mu nkambi. Ariko nibyo kubyara neza bitera ababyeyi ishema. Iyo wabyaye neza nyine uba wicunguye. Byumvikana ko ababyeyi ntabwo bari bakiba mu nkambi. Yego. Saa 5 kugeza saa 6 n'igice gahunda y'itorero muri Kigali Biringuri Church Remera. Biringuri busi n'abadive n'abaki? N'abadive. Saa 8 kugeza saa 9 gushyingura mu irimbi rya Rusororo. Saa 9 aho gukarabira kuri Centre Hotel Kabuga. Numva udufaranga twe twakabaye dukoreshwa nko mu bukwe tugiye gukoreshwa bakaraba intoki. Yego. Urumva nyine nuko birangiye, reka twifuriza nyine abasigaye gukomera. Nawe umenye inzira nagwira umugenzi. Rwange ruhande ni inkuru sinzi abantu wenda kuntu bari kubyakira. Yari akiri muto ndoguyanga. Yari afite imishinga myinshi. Wenda yatekeza gukora ibintu byinshi n'amakwe kubaka agatera imbere akaguka akagira neza umuryango we. Ariko birange nyine bitagezweho nkuko nyine kubivuga amafaranga yakoreye yavunikiye agiye kuribwa nyine bakaraba abandi nabo batera iyo sabune nako niyo petroli bari gufata mu muryango mu mugongo. Ariko nko ijambo rivuga ry'Imana ngere twizere ko tuzamubona mu gitondo cy'umuzuko ari muzima, ariko uri muri gereza ahore yicuza iteka ryose. Wenda nagira amahirwe Imana izamubabarira si umuntu. Abazima bazi ko tuzi ko tuzapfa, ariko abapfuye bo nta kintu bazi. Imigambi yabirangiye ngo naso ari gutekereza abari mu yindi si. Ntabwo bari gutekereza ngo turi gutekereza bahana ari kureba ibiri kuba, ari kureba ibiri kuba nyine byabaye. Kandi umutima we Imana iwuremamo gukomera. Yego. Ngana ku musozo dusoza ikiganiro cy'uyu munsi wa none, hari ubutumwa kuri ku mutima uyu munsi wa none nk'icyo wahanuraho abantu bagiye batandukanye, ubutumwa watambutsa kuri uyu munsi wa none kuri Iris Rwanda TV? Inama ya mbere ngira abantu banywa inzoga, yego, bagaragaze banywe izo bashobora gukotorora, izo ashobora gutwara zikamugeza mu rugo adateje ikibazo muri societe arimo. Anywe izo ashobora gukotorora. Leta y'u Rwanda yitubwira kunywa resi. Yego, tunywe resi bayubahirize. Ikindi vino n'umukobanyi inzoga zirakubaganisha, ushukwa nazo nta bwenge agira. Birumvikana. Mushukwa n'inzoga nta bwenge aba afite, abameze nk'imodoka bashyiramo esasi, hanyuma ikagushora aho ushaka byana gutyo. Hanyuma ubundi vino bayita urushunga ndushye. Ngo mu ruhu wenda gupfa kugira ngo akire umuruho we, niko migane yavuga. Hanyuma rero iyo ni inama ya mbere kuba banywa agacupa. Hanyuma inama ya kabiri n'umuntu wese agihumeka ayigaragaza impamvu yo kubaho kwe ntibe igihombo cy'abandi. Impamvu yo kuba uriho ntibibe igihombo cy'abandi cyangwa se ngo bibe kubura amahoro kw'abandi. Ahubwo igaragaza kubaho kwawe abantu bagiremo amahoro cyangwa bagiremo umugisha. Impamvu yo kwishima kw'abandi we kuba impamvu yo gutuma abandi bababara. Yego. Reka gufata ubushobozi ufite cyangwa se ubwenge wahawe ngo ubyarire abandi agahinda. Ahubwo reka ubwo bwenge wahawe cyangwa se ubushobozi ufite ubyarire abandi ibyishimo. Uzagira icyo bikirwaho cyiza kizima, aho gupfa bavuga ngo n'ubundi niko twari tubanye, niko yari ameze, ni yari mubi, yari umugome. Icyanyuma tugerageze umuntu wese ahava akagera amenye neza ko ari ugupfa. Hanyuma rero abane na mugenzi we mu mahoro kandi mwituze, adafite umutima mubi, adatunze umutima w'urwango, adatunze umutima w'ubugome, kuko umutima w'ubugome n'umutima w'urwango utunga inyamaswa, ntabwo ari umuntu utunga. Murakoze. Sinzi umuntu wanditse ngo uzampe kugenda nk'uko abakiranutsi nicyo nakwisabira mu bintu usaba Imana. Wenda sindi marayika mu isi, nta nubwo nzigera mba marayika mu isi, nta nubwo nzigera mba igitangaza nk'uko buri wese yifuza ko namubera, nta nubwo nzaba mwiza nk'uko buri wese yifuza ko namubera mwiza. Bibiliya iravuga ngo niba bishoboka murwanye uruhande
mubane n'abagenzi banyu amahoro ariko ikintu saba Imana mu kugira umutima mwiza umutima muzima niyo nababara nibikanindemo njye mpita mbabarira singagira umutima w'ubugome hanyuma umunwa wanjye nukifuza umutima nugakundire umurimo wanjye kuvuga ibidakwiriye yego iby'ubugoryi umutima wanjye ujye ubuza umunwa wanjye kuvuga ibidakwiriye nshuti bakunzi mwabanye natwe kuri Iris Rwanda TV kora subscribe like share na comment kuri Iris Rwanda TV amakuru yacu n'ibiganiro byacu bikomeze kukugeraho kugihe hajya tugira TikTok ndayigira bayita Ntaganzwa Peter wankurikirana mbamari n'ibiganiro bisanzwe biraho nuko ariko ngiye kuyimbaraga abantu dutangiye tukwe n'ama live na TikTok tuganire kandi ndashaka ko abantu twe ikintu abantu badukoreye kibi batujyanye mu kirere cy'umwuka tuzabiganiraho nitugaruka hanyuma batujyanye mu kirere cy'umwuka cyane kuba mu mwuka cyane hanyuma twirengagiza ko turi mu isi kandi umuhanga yaravuze ngo mu isi mu mwuka ni 50 no mu mubiri 50 iyo hageze ikiruta ikindi rero habamo ikibangamira ikindi ni ku isi meze iyo turi wacu mu mubiri tuba turi kure y'Imana turi kure y'Imana ariko hari n'abandi bapfushije kwa Imana bakomeze nihangane tsona bacu mu gitondo cy'umuzuko abacu twabuze tuzongera kubabona ari umurimo yavuze ngo bakundwa turabana b'Imana ariko uko tuzasa ni kurerekanwa bene data icyakora kuri hafi mwibuke ibyabaye kuba kera natwe bitugezeho muhumuri yatangije umurimo ni nahiza usohoza igitarageraho bamwe murabo banyamahirwe babaciye ibihanga abandi barundwa amabuye babateka mu mavuta akarengane kaza mu buryo butandukanye hari umuntu utambura ubuzima na mugenzi we hari n'umuntu uha abandi icyizere bakakibyazamo kumuhitana yego no kumugira nabi ariko mwese nimukomere iyaturemye iherezo ryacu munanimye ngo abese yegereye neza nibo bagarutse kumushima hari n'abagarutse hari n'abamubambye abo yagaburiye bakarya bagahaga nibo bamuteye amacumu ndamushara ku musaraba hari nabo yakirije abana hanyuma baravuga ngo nabambwe umuntu ni mugari umuntu ni igitabo kirekire umuntu sinjya mwiga ngo murangize umuntu museka akubikiye inzika umuntu ni umuntu munakwita umuntu mwiza yajya ku ruhande akakunenga ukundi koresha amayinite akugambanira amaje yaravuze ngo umuntu si inyama n'ubi n'amaraso ahubwo umuntu ni kimwishemo koko nasanze ari ni kimwisha umuntu mwasanga ukabona ngo kubisa ivide arakwitanye Chameleone yaravuze ngo isi si yombi ahubwo umuntu niwe mubi uri kumva ntabwo umuntu ndamusobanura si wanambwega ngo umushobore umuntu ahora yihinduranya ni ikibuga kinini cyane Theo yasohoye indirimbo avuga ngo abantu biyoberanya inyuma nyine bihinduranya nk'uruvu ugasanga umuntu yigize ukuntu ariko agambiriye kukugira nabi umuntu akuroga akuzi uri kumva umuntu akwica akuzi uri kumva umuntu akwiba akuzi umuntu agusebya yamaze kukuneka yamaze kote negatifu yawe urakoze cyane umuntu ni hari umuntu utwa n'ibitambuka hasi inzoka ariko mugira umutima kimuntu agaciro uziha kazagaragazwa n'ibikorwa ugira gute ukora ngo mugire wa mutima ari muri Kristo niko Yesu avuga mugira umutima ari Kristo Yesu ngubwo nubwo yarafite icyubahiro ntabwo yigitishije nk'ikintu cyo kugundirwa ahubwo yari yambuye ubwiza yarafite yambika kamera k'umwana w'umuntu kugira ngo
yishyire muri ubuzima nyine. Rero uyu mutima nta rwango ugira wa Kristo uyu ufite. Uyu mutima ntugira ubugome, uyu mutima ntagugira ishyari, uyu mutima ntaguvuga abandi nabi, uyu mutima ntugambira gukora ikintu kibi. Umutima wa Kristo ntagugambira guhemukira abana. Uyu mutima urababarira, uyu mutima urihangana, uyu mutima ugira neza, uyu mutima ntabwo wishimira ikibi ku bantu. Uyu mutima uhora wifuza gukora ibikorwa byiza kugira ngo usige inzibutso mwisi. Rero bano musenga mugira umutima wari mu Kristo Yesu. Kandi hari n'abapagani batirwa mu rusengero ariko bafite indangagaciro z'abakristo za kimuntu batari inyamaswa. Ugasanga umuntu w'umurokore ni ikinyamaswa, ugasanga umuntu wiruka mu rusengero ni ikigome, ni ikinyamaswa. Rero bano musenga tugira umutima wari mu Kristo Yesu bizadufasha. Tugushimiye cyane wakoze Peter. Narakoze cyane. Ibihe byiza.